Uraho neza wakurikiye kino kiganiro, mbanje kugusuhuza ndetse nagushimira umwanya wawe ufashe kugira ngo ukurikire kino kiganiro, ndetse nanagushimira ku biganiro ushobora kuba warakurikiye byatambutse byose n'ibiganiro bikubiyemo amakuru ajyanye n'amasomo ajyanye n'amashuri cyangwa se kwiga mu Burayi, muri Amerika n'ahandi. Mbese ni urubuga ruriho runyuraho amakuru cyane cyane ashingiye ku kubona amashuri, ku kwiga n'ibindi byose bisabwa. Kandi ndashimira wowe wafashe umwanya ukakora subscribe kuri ino channel kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru, bayabonera igihe cyose haba hagiyeho ikiganiro. Njyewe ugiye kukibagezaho cyangwa se ugitegura nitwa Jimmy Impano. Nk'uko mubibona hari umutumirwa uyu munsi turi kumwe, yitwa Didier Iyamuremye. Iyamuremye uraho? Ndaho mukomere cyane Jimmy, nishimiye kubana namwe mu kiganiro. Mukomere cyane. Ubwo rero ndagira ngo nkuhe ikaze muri kino kiganiro kuko ugiye kubana natwe nanjye. Nkuhe ikaze utwibwira muri rusange, uri Didier Iyamuremye, uri muntu ki, kugira ngo nabo tujye tuganire tuziranye, nabo bamenye umutumirwa wanjye kuri uno munsi. Okay, murakoze cyane. Nk'uko watangiye ubivuga, nitwa Didier Iyamuremye, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba narakuriye mu Rwanda ndetse nkaba narize amashuri abanza, segonderi ndetse na nivo ya A0 mu Rwanda, noneho nkaza kuza kwiga masters mu Budage, nkaza mu kwa 9 kwa 2018, nkaza kurangiza n'ubu ngubu nkaba ngituye mu Budage. Murakoze. Urakoze cyane Didier. Uvuze ko wize mu Budage, ni nayo iri no mu murongo wa kino kiganiro n'ubundi, kuko kuri no channel cyangwa se kuri runo rubuga nkunda kugezaho amakuru ajyanye n'uko umuntu yashaka ishuri mu Budage cyangwa se mu bindi bihugu, uko umuntu yabona scholarship. Yego. Ariko noneho twinjira mu kiganiro, ni uko hari ubundi buryo umuntu ashobora kubonamo ishuri, cyane cyane nagiye ngaruka kuri kaminuza za leta, ariko hari na kaminuza zigenga, ari nazo tugiye kuganira ku umuntu ashobora kubona umwanya muri kaminuza yigenga, ndetse n'ukuntu ashobora kubona scholarship, ndavuga uburyo bw'imibereho cyangwa se amafaranga kugira ngo abashe kwiga amasomo yarangiza. Ni muri urwo rwego rero tugiye kwibanda kuri kaminuza yitwa Jacobs University Bremen. Ubwo ni kaminuza n'ubundi iherereye mu mujyi wa Bremen. Didier yabigarutseho ko avuga ko yaje kwiga mu Budage, niba ntibeshye niyo kaminuza waje aturuka mu Rwanda uje kwigaho, nibyo? Kuri iyo kaminuza ya Jacobs University iri i Bremen, ni kaminuza yigenga, ni kaminuza itanga scholarship, cyangwa se ikanatanga n'umwanya ku bantu bafite amafaranga, bafite ubushobozi bwo gushaka cyangwa se ubushake bwo kuza kwiga. Didier, iyo kaminuza nk'umuntu wahize watubwira iki muri rusange kuri iyo kaminuza? Okay, urakoze cyane nanone kumpa akanya ko kugira ngo mvuge birambuye ku bijyanye n'iyi university nizeho bita Jacobs University Bremen. Nk'uko nyine natangiye mbivuga, nahize masters y'ibijyanye na data engineering, noneho mpaza nyine gutangira masters mu kwa 9 kwa 2018, kandi programme ikaba ari imyaka 2. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko nyine twatangiye tubivuga, ubu ngubu ikintu cyose nyine ni amakuru cyangwa se connection. Udafite amakuru ntabwo nyine ikintu upfa kukimenya. Nanjye rero nuko byangendekeye, ni amakuru nyine nabonye, noneho amakuru menya kuyabyaza umusaruro, wenda niko nabivuga. Amakuru nyine nanjye nayabonye ndi i Kigali, noneho ariko nyabona mu buryo byahise binyorohera kwita nkora application yo kuza kuri Jacobs University. Ariko mbere y'uko uhaza ugomba kubanza kumva nyine ibyo bakubwira muri procedure ijyanye no kugira ngo ube waza nyine kwiga A0 cyangwa se kwiga masters cyangwa kwiga PhD. Ubwo rero muri izo detaye, nk'uko nyine wabivugaga, ni universite iri privé ariko itanga na bourse, ariko ntabwo itanga bourse y'100%. Ni ukuvuga ngo umwaka ubundi bishyura 20,000 by'amayero,
Mhm. ariko ibyo bihumbi 20 by'amayero ntabwo bitanga mu ntoki, bimwe byo kuvuga ngo urahita utanga ibihumbi 20 by'amayero siri plus. Ni Mhm. ukuvuga ngo murabivugana bakareba ubushobozi wowe ufite ukabusobanura, noneho bakakubwira buruse baguhaye uko ingana. Mhm. Akenshi batanga ibihumbi 6 by'amayero, noneho ubwo hakaba hasigayemo ibihumbi 14. Noneho mu bihumbi 14 hakaba icyo bita student loan cyangwa student deferral. Ubwo twavuga ko ni ya mafaranga bakuguriza bataguhaye mu ntoki, noneho ukazayishyura nyuma wararangije kwiga. Noneho ubwo ayo ngayo akenshi aba ari ibihumbi 9, noneho ubwo hagahita hasigara ibihumbi 5. Noneho ibihumbi 5 rero nibyo bo bakubwira ko uzishyura kuri buri gihembwe. Noneho ubwo mu kuyatanga nabwo ntabwo uyatangira rimwe, mu gihe udafite ubushobozi bwo kuyatangira rimwe, ariko unafite ubushobozi wayatangira rimwe, birumvikana. Noneho ubwo mukumvikana rero ko uzayatanga, wenda ukayatanga 2 cyangwa ukayatanga 3, ni wowe wumvikana na university. Noneho ubwo bakaguhereza lettre d'admission, ariko ubwo bayiguha kubera ko wujuje ibisabwa, birumvikana. Niba ushaka kuza kwiga data engineering, ubwo nyine ni ukuba hari ibyo wize muri bachelor bijyana no kugira ngo uze kwiga data engineering. Niba ugiye kwiga A0 bachelor, wenda uje kwiga industrial engineering cyangwa uze kwiga chimie cyangwa biology, ubwo muri high school uba warize ibijya gusa nabyo, niko twabivuga. Okay. Noneho ubwo tukajya kuri etape ko wapurayinze kuri university nyine, ubwo wanditse kuri Google cyangwa ku yindi search engine ukandika Jacobs University Bremen, noneho ukayibona ugakora application. Iyo baguhaye rero admission kubera wujuje bya bindi byose basaba, hakurikiraho ko bakubwira ibisabwa kugira ngo noneho ujye gushaka visa. Kuko urumva kuba uri international student uri hanze y'Ubudage, kugira ngo upenetre uze nyine mu Budage ni uko ugomba kuba ufite visa. Kubona visa rero uturutse i Kigali ni etape par etape. Ubwo ni ukuvuga ngo Utarajya kure, tutarinjira mu bijyanye na visa, uvuze ko iyo kaminuza utanga scholarship. Yego. Ariko buri mwaka umuntu asabwa kwishyura ibihumbi 20 by'amayero. Niba wumvishe neza ko 20 by'amayero buri mwaka kaminuza mbese hari 6 ikuvaniraho udasabwa kwishyura, utazishyura nyuma. Yego, aribyo bya buruse twita buruse we. baguha buruse 6,000 niyo amafaranga utazabasubiza. Yego. No, ubwo mu 20 gukuramo 6 hasigaye 14. Yego. 14 kaminuza ikakuvaniramo 9. Yego. uzishyura inguzanyo uzishyura nyuma warangije kwiga, ukazabyishyura warangije kwiga. Ubwo mu 14 gukuramo 9 hasigaye 5,000. Yego. 5,000 nibyo umunyeshuri cyangwa se umunyeshuri asabwa kwishyura buri mwaka. Yego. Noneho kandi nabwo bahita abashije kubyishyura rimwe, akaba yakumvikana kaminuza akabyishyura mu bice. Yego. Yabyishyura inshuro 2 mu mwaka, cyangwa se akishyura 3, 4 byose birashoboka bitewe n'ukuntu iyo bakoresheje inshuro 4, ubwo ni ukwishyura 8,000 buri mwaka, ariko ni amafaranga y'ishuri. Usibye amafaranga y'ishuri, hari ikindi kiguzi umuntu aba asabwa, kuko urumva iyo nabyita ko nibyo bita tuition fees, noneho hari ibijyanye no umuntu aba asabwa n'andi mafaranga. Okay. Aho ngaho ni ukuvuga ngo biterwa nyine n'icyiciro waje kwigamo. Niba waje kwiga masters cyangwa waje kwiga bachelor, biratandukana. Abiga bachelor bose baba mu kigo, baba mu byo bita colleges, noneho ziba ziri mu kigo mo imbere. Noneho ubwo ziba ari enye zitandukanye ziri mu kigo mo imbere. Noneho abiga masters n'abiga PhD bo bari oblige yo kuba hanze y'ikigo, ushaka aho uba. Ni ukuvuga ngo abiga bachelors baba mu kigo, mu kigo imbere. Ushobora kubyita amacumbi y'abanyeshuri gutyo, ariko baba mu kigo imbere. Noneho ubwo mbere y'uko baguhereza n'ubundi link yo kwapurayinga, yo kwaka icumbi uzabamo muri ayo ngayo 4, ariko kuba utarayamenya uzamo nyine ukaba mu ryo ubonye. Ariko nyuma yaho bitewe n'ibyo wisangamo n'inshuti wenda ushobora kugira mwigana, ukaba wahindura, biba byemewe guhindura college mu gihe deja watangiye semestre. Ikiguzi cy'amacumbi cyangwa se gukodesha amacumbi byo bitandukanye n'aya mafaranga umuntu asabwa yandi.
ni ukuvuga ngo kubera ko ubwo ni ukuvuga ngo aba masters na PhD nibo nahita nganaho cyane kubera ko nibyo nanyuzemo ubwo aba bachelor nabwo biterwa nabwo hari ikindi wenda ntavuze ku ba bachelor mu Rwanda nyine tuzi ko haba Bridge to Rwanda kandi Bridge to Rwanda ikaba yohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika abenshi ariko n'iyi Jacobs nayo irimo mu bo Bridge to Rwanda yoherezaho abanyeshuri abo rero baza bo baba baje kuri full scholarship baba bari kuri full scholarship noneho ariko babandi baje kuko baje kwiyishyurira iyo baje mu kigo ni ukuvuga ngo yandi ubwo ndahera ku ba masters na PhD iyo uje ujya kuba hanze ubwo iby'amacumbi na za insurance na za student bino bita ngo student contribution cyangwa se umusanzu matriculation biriya nabyo ubyishyura ku ruhande ntabwo biri muri bya bindi bya bitanu usabwa wowe kwishyura kuko urumva nyine uba ugomba kubaho ugomba kwishyura insurance ugomba kugira aho utura ibyo byose biri ku ruhande ntabwo biri kumwe no muri ya package ijyanye n'ishuri y'ibihumbi 20 ariko agiye agabanyukamo bitewe na kuriya kuntu babicamo ibice yego biri ku ruhande n'icumbi ikode n'ibindi byose umuntu asabwa no kubaho byo ntabwo birimo ntabwo birimo ariko hari ubundi buryo bazanye buvuga ko bafite ayabo macumbi bita muri fees ni place runaka apartment ihari igenewe abanyeshuri biga muri Jacobs nyine ba masters na PhD iyo uje cyangwa na mbere y'uko uza mushobora kubyumvikana naho bakaguhereza andi masezerano ku ruhande abe ni amasezerano yo gutura ku buryo uba wishyura wenda dufate nk'urugero nk'amayero 330 buri kwezi noneho ayo ukahita wowe uza uhita ujya muri ya apartment ya fees nyine yagenewe aba PhD n'aba masters ariko ubu nemerewe nanone kuba wajya kuba ahandi wowe wishakiye ariko abiga zero cyangwa bachelor bo baba mu kigo n'itegeko ntago baba hanze y'ikigo kandi ikode cyangwa ryo kwishyura icumbi byo bikaba ritari muri ya mafaranga twabaze ntago biba biri muri ya mafaranga nabyo murabyumvikana ku ruhande ibyo kurya byo muba mufite ikarita urabizi ufite ikarita niyo ukoresha nyine ujya kurya baba babatekeye ariko bitakuyeho ko ushobora kwitekera utundi tuntu ku ruhande muba mufite igikoni muhuriyeho ariko muba murya mu kigo mukoresha amakarita elegitoronike ikindi kibazo nakubaza ni uko akenshi usanga kwiga muri kaminuza zo mu Budage cyane cyane wenda iza leta cyangwa se muri rusange usanga bakoresha ururimi rw'Ikidage ese kaminuza amafakulite ahari kuko hari umuntu ushobora kuba ari mu Rwanda cyangwa ahandi hantu hose ko nshaka kwiga mu Cyongereza cyangwa se ko ntazi Ikidage ibyo bimeze gute watubwira ururimi bigishamo ni ukuvuga nyine nanjye mva mu Rwanda ntabwo navugaga Ikidage ni ukuvuga nyine navugaga Ikinyarwanda Igifaransa wenda n'Icyongereza dufata urugero noneho iyo ugiye kuza rero porogaramu zabo ziba ziri mu Cyongereza nubwo university iteretse mu Budage kuko urumva university iri connecte na Amerika noneho ariko ikaba iteretse mu Budage nubwo ubu ngubu nyine isigaye ifite undi muterankunga cyangwa se undi nyirayo ariko nukuba iteretse mu Budage porogaramu zayo za fakulite zihigirwa byose ni mu Cyongereza ubwo niyo nyine ukoze application yawe werekana biriya twita English Proficiency Certificate yerekana ko wize nyine muri porogaramu y'Icyongereza cyangwa se ubwo wavuye muri high school ukaba wakwerekana ibyerekana nyine ko wize muri systeme y'Icyongereza muri bachelor aho biroroshye kubera ko iyo uje muri maîtrise ntabwo bagusaba nyine bino bya TOEFL na za GRE biriya bizaba aho bagusaba gusa kwerekana ko ufite English Proficiency Certificate yuko wakoze bachelor mu Cyongereza ibyo biba bihagije bivuze birakuraho impungenge ko kwa kundi usanga umuntu hamwe namwe amusaba ko afite certificate zino ziri na avantage irimo kubera ko abantu benshi banga kwishyura nyine ari amafaranga ya za TOEFL na za GRE kubera ko ubutari siri neza ko urahita ubona ishuri noneho ariko iyo warangije bachelor nyine mu Cyongereza biba byoroshye ko wakwerekana iriya certificate kuyikura ku ishuri ririguha nanjye nayibonye ngiye ku ishuri aho nigaga muri AUCA cyangwa Adventist University of Central Africa uragenda bakaguhereza iriya English Proficiency Certificate noneho akaba ariyo watashaho ko wize mu Cyongereza noneho iyo uje rero wiga mu Cyongereza amasomo yose ni mu Cyongereza
ariko hakabaho icyo bita language courses ku ruhande. Indimi noneho ugafata ururimi rero ushaka, hari Igifaransa, hari Icyesipanyolo, hari Ikidage, hari n'Igishinwa. ubwo ni wowe uhitamo bitewe n'ibyo nyine ushaka n'amahitamo yawe cyangwa se amahitamo yawe okay. ubwo rero benshi porosantaje nini bahitamo Ikidage kubera ko baba bashaka wenda kuvuga urashobora gukorera hano cyangwa se ukanakimenya kuko hari izindi ndimi wari usanzwe uzi. Urugero nk'anjye naje nzi Igifaransa nzi n'Icyongereza, ubwo rero ntabwo nari kuvuga ngo ndahita mfata nanone Igifaransa cyangwa mpite mfata Igishinwa. Byanyoroheye guhita mvuga ngo ndafata Ikidage. birumvikana ko umuntu aba ari no mu muryango cyangwa se sosiyete y'Abadage ku buryo akenera ururimi rwabo gukoresha umunsi ku buryo muri communication mu gutumanaho. Byiza cyane, ndakeka ubwo icyo kibazo kijyanye n'ururimi ko umuntu wize mu Cyongereza ko rwose bisa nkaho bisobanutse, adakeneye icyangombwa cyangwa certificate igaragaza ko zikunze kumenyekanwa ku rwego mpuzamahanga z'uko ururimi rw'Icyongereza. Twihuse, hari icyo wavuze, umuntu aramutse yagiranye amasezerano na kaminuza, abonye umwanya, hari icyo kaminuza ifashamo umuntu kubona visa, kuko akenshi ni naho abantu bakunze kugira n'ikibazo, amaze kubona umwanya muri kaminuza. Ariko se ku bijyanye no kuza kwiga muri iyo kaminuza, hari icyo kaminuza ifashamo umuntu uretse wenda kumuha kujyana amasezerano y'uko bamuhaye umwanya? Hari ubundi bufasha kaminuza cyangwa ibaha? Yego, nabisobanura nabyo. Ni ukuvuga iyo warangije kugera kuri etape yo ko wabonye admission, noneho universite ihita igufasha gukora etape zikurikiraho zo kugira ngo ujye muri ambasade y'Abadage. Ubwo mu Rwanda nyine ni mu Kiyovu, niho iri. Noneho hano rero kuri universite ino nizeho nyine ya Jacobs University, bafite umuntu ushinzwe gutanga nyine icyo twakwita supporting documents, izindi mpapuro zigufasha kugira ngo ujye kuri etape ya visa. Ubwo noneho iyo azikoherereje rero akubwira n'ibisabwa wowe uratwara. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wakubwiye uratwara akoherereje nka universite, ariko hari n'ibyo nawe usabwa nk'umunyeshuri kugira ngo ujyane nabyo mu gihe ugiye kujya gutanga izo dokima zisabwa. Ubwo rero arabikubwira muri email, ni muri communication mukorana ku ma email. Noneho ubwo hagakurikiraho ko icyo navuga kirimo aho ngaho kikunda kugorana ni uko iyo abikubwiye, kubera ko havuyeho ya yandi 6 navuze baguha ya buruse, hakavaho ya yandi 9 avaho twise student loan, inguzanyo baguha uzishyura nyuma, hakurikiraho ko ugomba kwerekana bank statement y'aho bya 5 azaba, kuko urumva hari 5 wowe usabwa kuzishyura wahageze. Ubwo rero bagomba kubashyira yuko uzaza ukabasha kuyishyura. Ntabwo waza gutyo gusa biri mu kirere ngo bavuge ngo barizera yuko uzaza ngo ubashe kuyishyura. Noneho aho rero niho hazamo icyo bita bank statement, kwerekana aho ngaho bivugana n'uwo muntu wo kuri kaminuza wakwandikiye aguhereza dokima zifasha ya admission wabonye. Nibwo rero akubwira ko ugomba kwerekana bank statement wenda isobanura ko ya mafaranga yandi wowe uzasabwa wahageze uzayabona. Ubwo rero iyo ngiyo niyo ikunda kugorana, kuko ugomba kuyerekana muri ambasade, nayo ikaba muri dokima zisiporuta ya admission yawe, kugira ngo byorohe, kugira ngo bitange amahirwe menshi yo kugira ngo ube wabona visa. Ariko wenda ibyo ngibyo uvuze 5,000 kaminuza igusaba kwerekana ko mu by'ukuri ufite ubushobozi, werekana aho amafaranga ushobora kuba wayakura. Yego. Nibutsa neza abantu ko nk'uko twabivuze mu kiganiro ko scholarship cyangwa se buri mwaka umuntu asabwa 20,000, ariko scholarship iteye, ariko kaminuza ikakuvaniramo 6,000 by'amafaranga nyine gusonera cyangwa se itazakwishyuza, hagasigara 14, no mu 14 akavamo 9. Noneho by'inguzanyo wowe uzishyura umaze kurangiza, none hasigaye bya 5 uba usabwa kwishyura buri mwaka. Ari nabyo umaze kutubwira ko kaminuza ibigusaba ko ugomba kwerekana icyangombwa cyangwa se ikintu kigaragaza ko amafaranga uko uyabona, ari nabyo iyo dokima ishobora no kubona yifashishwa muri ambasade. Hari ikibazo nifuje kukubaza. 5,000 cyerekana ko uzabona 5,000 bisabwa na kaminuza. Na ambasade ubwayo zisaba ko ufite amafaranga cyangwa se ubushobozi, ahantu werekana ko uzavana mu ubushobozi, cyane cyane nyine bijyanye no kuzabaho.
ubwo ni ukuvuga yego ngo ibyo bihumbi bitanu ugomba usabwa kwerekana aho bikomora cyangwa se aho bivana, biza byiyongera ku bindi ambasade gusaba, by'uko nawe ugomba kwigaragaza ko ufite ubushobozi, cyangwa se ibihumbi bitanu gusa. oya izo details zindi za ambasade zo ntazo nzi, izo nzi ni izo ngizo kaminuza igusaba, akaba arizo werekana muri ambasade. Noneho werekana nyine bank statement, ntabwo ari ukuvuga ngo yawe, kuko abenshi baba ari abana wenda baje kwiga bachelor bavuye high school, ni ukwerekana iz'ababyeyi cyangwa iz'abaonkle cyangwa iz'abafamiliye cyangwa kwayikwa. Noneho ubwo aho rero iyo uyerekanye nta yandi mabwiriza ahari ambasade nayo ikubwira yandi, ni ukwerekana ibyo kaminuza yagusabye, kuko kaminuza iba yavuganye na ambasade. Noneho ibyo rero iyo ubyerekanye byose, viza yo urayibona nyine ukaza kwiga nk'uko bisabwa, kubera ko ishuri rigomba kuba siri nyine ko uzaza, ntibikunanire kandi wahageze. ikibazo nibajije, kuko niyo ibihumbi bitanu byo kwishyura kuri kaminuza, kandi ambasade kugira ngo zikunde zitange oya, no kuri ambasade nyine ugomba kwishyura ya mayero 73, ndibaza icyo gihe cyanjye byari nka 73 ya viza. Ariko hari ikiganiro mperutse gukora kigaragaza ibyo ambasade isaba, yego cyane cyane ko kugira ngo baguhe viza ugiye kwiga bagusaba ko ufite ubushobozi bwerekana ko uzabasha kuba muri icyo gihugu. Ibihumbi bitanu ko ari ibyo kaminuza ugomba kwishyura nka minervare ugomba kubaha, kandi urumva iyo wishyura usabwa no uba ugomba no kubaho mu buzima busanzwe, ntabwo ariho ambasade igusaba kwerekana ko ufite andi mafaranga cyangwa se ubundi bushobozi bw'ukuntu uzabaho ugeze mu Budage. Okay, ni ukuvuga ngo ubwo ndagisubiza mu byiciro. Icyiciro cya mbere ni icy'abaje kwiga hazero. Abaje kwiga hazero biba biri direct ko bazaba mu kigo. Kuba mu kigo rero biba bishaka kuvuga ko barya mu kigo saa sita na nijoro na breakfast bya mu gitondo byose ni mu kigo. Noneho aba masters na PhD nibo baba ukwabo, baba hanze. Noneho ni ukuvuga rero ababa mu kigo ni ukwerekanira nyine iyo bank statement, ishuri muri dokima biba birimo, muri dokima baba baguhaye biba bibisobanura. Ariko kamemu uje muri masters na PhD ko ntago navuga ngo ndavuga amafaranga ari fixe werekana kuri bank statement yawe, kuko ntago nzi benshi banyuze mu nzira nge nanyuzemo, ariko inzira nanyuzemo ntago biri fixe yuko uvuga ngo nderekana we ni 5,000 by'amayero, 6,000, 8,000 se gutyo. Ariko hari ni uburyo bubiri bundi atangwamo cyangwa yerekanwamo. Option A, option ya mbere ni yuko utanga banke libroke, ni ukuvuga ngo konti libroke y'ibihumbi 10 by'amayero. Noneho iyo niyo option A, ni ukuvuga ngo werekana banke statement ya konte iri bloke iri 10,000. Aho rero biba bisobanutse ko muri bya 10,000 harimo byose. Urumva niba ishuri uzasabwa 5, nawe mu Budage urahatuye urabizi, andi yabasagutse kuhatura no gukora ibindi wakenera byo kugira ngo ubeho byashoboka. Noneho option ya kabiri rero nayo ishoboka muri ambasade bemera, ni yuko ushobora no gutanga bank statement isanzwe yo kuvuga ababyeyi bawe cyangwa mukuru wawe, akaba yayiguhaye ukagenda nayo ukayitanga, ikerekana ko nyine bya bintu bizashoboka. Ariko ntabwo navuga ngo hirya y'iyo ngiyo option A yo kuvuga 10,000 by'amantuza by'amayero aba konte bloke, iyo yindi utanga ya bank statement idasaba konti iri bloke, yo ntabwo nzi range, ntabwo nzi umubare wayo, navuga ngo bari fixe yo kuvuga ngo naya ngayo utagomba kujya munsi cyangwa kujya hejuru. Ariko nawe ukurikije ayo usabwa kugira ngo uzabe wishyura, byaguha igitekerezo cyo kumenya ayo wakwerekana kuri bank statement yawe, kuri bank statement waba ufite nyine igomba kuguhesha viza, atari ukuvuga ngo ugiye kuvuga ngo wenda baragusaba 5,000 nkuko turi kuvuga ngo noneho ngo bank statement yawe iriho wenda 1,000 cy'amayero. Biragoye nyine ko iyo viza bayapuva, mbivuge gutyo. Okay, urakoze. Ngira ngo ndumva wenda iby'ingenzi twabiganiriyeho. Wenda umuntu ushobora kugira ikibazo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ibitekerezo ashobora kubitwandikira hano muri comment hano hasi, twazabiheraho. Sinzi wenda kuko turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, sinzi wenda niba hari icyo wumva ntakubajije cyari ngombwa wenda wasangiza abadukurikiye kijyanye nyine nuko kubona iyo scholarship muri kaminuza ya Jacobs University Bremen, cyane cyane ni kaminuza nk'uko twabivuze itanga buruse ku bantu mu bintu wasobanuye birumvikana. Sinzi niba wenda ari icyo wumva ushobora kuba wabwira abadukurikiye utavuze cyangwa se wifuza kubabwira. Okay, urakoze cyane. Banje gushimira nyine wowe Jimmy
ah, wa- wa- wi- mbese watekereje kuba twakorana kino kiganiro kugira ngo tube twatanga amakuru. Umuntu nyine aba azi amakuru menshi menshi ariko akayihererana wenda, niko yego. nabivuga. Ariko nk'uko natwe tuba twarabonye ayo mahirwe binyuze mu makuru n'ubundi twabonye, Mhm. natwe ntabwo twaryamye ngo tubirote. Hari aho nyine twakuye amakuru tuyakoresha neza atubyarira umusaruro. Ubwo rero icyo narenzaho kindi ni uko nk'uko twabivuze, inyungu irimo cyane ni uko kuri Jacobs nyine ntabwo basaba ibintu byinshi cyane, nubwo bijyana n'ubushobozi kameme. Mm. Bijyana n'ubushobozi, ntabwo ari ukuvuga ngo udafite ubushobozi bya otomatike, ariko k'ufite ubushobozi kandi ashaka kuza kwiga, navuga ko byoroshye kuba byakwemera akaza kwiga. Ubwo noneho ku bijyanye n'amakuru, wagira andi makuru arenze ayo twatanze, ubwo uraza gutanga wenda link babisomaho, cyangwa se nawe bakaba bakuvugisha. Ubwo natwe tukaba twemeye kuba twatanga ubwo bufasha bwo gutanga ama information kugira ngo abantu babe baza kwiga mu bantu bashaka kwiga kwa. Okay. Murakoze cyane, nicyo nagira nongereho. Urakoze cyane Didier. Nk'uko Yego. bivuze, kino kiganiro turimo tugana ku musozo ubu ngubu. Nagira ngo nibutse abantu ko twari ku kiganiro kigaruka cyane cyane ukuntu umuntu ashobora kubona scholarship, cyane cyane ku rugero rwa kaminuza iri hano mu Budage yitwa Jacobs University. Ni imwe mu makaminuza zigenga zifite uburyo zikora, aho zitanga scholarship ku banyeshuri b'abanyamahanga bashaka kuza kuhiga, aho umuntu aba asabwa kwishyura $20 by'amayero. Niko scholarship iteye, ariko kaminuza ikakuvaniramo $6,000 utagomba kwishyura, cyangwa se muri $20,000 babikuvaniramo. Nk'aho navuga ko bayagutangira ariko utazayishyura $6,000. Iyo umaze kuvamo hasigaye $14,000. Kaminuza ukagena amasezerano n'umunyeshuri ko havamo $9,000 azishyura, cyangwa se umunyeshuri azishyura ari uko amaze kurangiza, atangiye gukora akatangira kuyishyura. Ubwo mu $14,000 yavuyemo $9,000 hasigara $5,000. Mu $5,000 nibyo umunyeshuri yisanga aba agomba kwishyura buri mwaka. Byavuye ku $20,000 bigeze ku $5,000 aribyo usabwa kwishyura nk'umunyeshuri. Nabyo uramutse uyaboneye icyarimwe ukayatanga, ariko se nanone waba utayaboneye icyarimwe ukabagirana amasezerano na kaminuza kuzayishyura mu bice bitewe n'uko ushobora kuzagenda uyabona, aho ni buri mwaka. Uretse ibigo bya scholarship, ariko umunyeshuri n'ubundi aba asabwa kwishyura, cyangwa se abasabwa ubundi bushobozi bijyanye n'ubushobozi bwo kubaho, kwitunga, gucumbika. Ibyo nabyo ni ibintu umuntu agomba guteganya akabitegura. Ikindi nk'uko umutumirwa wacu yabigarutseho, ni uko abanyeshuri bashaka kwiga muri bachelor's degree cyangwa se icyiciro cya mbere cya kaminuza, aho umunyeshuri we asabwa kuba mu macumbi y'ikigo. Bisa nk'aho ubwo biri mu masezerano umunyeshuri agirana na kaminuza. Uretse ab'icyiciro cya kabiri cyangwa se masters n'ab'icyiciro cya gatatu cya kaminuza aricyo PhD, bo uba ufite uburenganzira bwo kuba waba hanze y'ikigo ukabaho mu buzima bwawe. Ayo rero mu by'ukuri ni amakuru twakusanyijwe muri kino kiganiro. Ndagushimira we Didier ku makuru wadusangije. Ni iby'agaciro ku mwanya n'amakuru. Baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Twese mu buzima buri wese agera aho ashaka, agera ahantu runaka bitewe n'uko hari abamufashije kubona amakuru, cyangwa se nawe hari uburyo yagezeho yayabonye. Ndagushimiye cyane. Namwe ndabashimiye bakurikiye kino kiganiro ku mwanya wanyu, ndetse ababona rwose kirimo amakuru yari meza cyangwa se yafasha abandi, mwakisangiza abandi. Kandi nibutsa utarakora subscribe cyangwa se utarakanda kuri subscribe ko wakandaho kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ikiganiro cyaba gishyizwe kuri runo rubuga. Didier, ndagushimiye cyane ku mwanya wawe. Ndakeka ko bibaye ngombwa ko wenda hari n'ubwo dushobora kugirana ikiganiro ku ngingo runaka, wenda dushobora kuba ntabwo nabigusaba, wenda ubonye umwanya tukaba twagikora. Sawa nta kibazo. Imana ibarinde. Ngaho sezera muri rusange bari badukurikiye, nanjye ubwo ndabona umwanya wo gusezera. Murakoze cyane. Nishimiye kubana namwe, kandi ni iby'agaciro yuko nyine dutanga amakuru kugira ngo umuntu utayafite abashe kuyabona, nk'uko natwe byatugiriye akamaro. Ibindi nemeye ko igihe icyo ari cyo cyose muzagira amakuru mushaka kumenya y'ibyerekeranye n'ibyo nzi cyangwa n'ibyo nize, ndahari kugira ngo nshake umwanya nyine ntangire nyatange. Murakoze. Urakoze cyane
kandi ndagushimira kuri ubwo kutwemerera, kuko burya buri wese hano mu buzima ashobora kuba bitewe n'ibyo azi ashobora kubisangiza abandi, ugasanga nabo hari abo bibafashije kuva ndetse n'aho kugera. Namwe rero ndarushimiye mwamudukurikiye, naho ubutaha reka mbifurize kugira ibihe byiza.